stress zo kumva ya video yaragiye hanze, famille yaratangiye kuvuga ati umukobwa wacu yabaye ikirara, yagiye gutangira kwifata ama video ajya hanze abantu bakamubona, akumva navayo anatwite nta hantu ari buboneho kujya bari bumwakire. Ariko ugasanga ikintu cyaganzaga Vava nuko yakundaga Yamano kurusha Yamano, ko Yamano niba yaramubwiye ati ntugenda urajya hehe. Mbere yuko ujya aho ngaho rero ibirego babyumvishe. Guys, thank you so much Dr. Bifo. Reka baguso impuguke yangira hari impuguke mu following Pionika. Impuguke uranyumva? Kumva cyane. Ngiro nkinira ibirego. God bless you, Dr. Bifo. Guys, mungire muri gift gallery twagerekanira ntare yava mu buramo buri bitangaza bibaye hano. Mu ndebera abantu nibabaje, abantu baje. Baramutse. Pionika kina mbere yuko Fabrice akomeza no bafite amakuru menshi cyane. Fabrice no umunyamakuru arabizi. Kina. Fabu tukumva tari mu wite turahugo. Ntabwo turi kumva ariko se ngo yowe. Tangira. Muri kumbyumva? Thank you. Pionika namubwiye ngo yimuke yaranze. Pionika ari mu kazi afite ubushobozi. Ase twimukire. Ariko we byakunze. Pionika. Nyinya. Ntabwo turakumva se turakumva. Ariko se twakumva ko tutari mutapinge screen kugira ngo tumwumve. Nyinya se cyangwa ni marekana. Reka twe turi kumvikana, ikibazo ni Pionika wo mu gishanga. Izo ni Pionika. Kane mu pipi. Okay, turakumva aho pipi mutapinge. N'ubu ntabwo muri kunyumvara. Aho turakumva aho ngaho ni sangira. Musharinge live mutapinge screen ntabwo muri kubikora. Ushyira bare mutabe mvanyemo yampano kugira ngo tukumvire aramantuza. Mubigenze gutya. Fata urutoki rwawe utapinge hari ngo papa kara kuri iyi foto. Yenda ukoza urutoki. Komeza. Uyu mwaka Ribu yafunze Uwizabwira Florian, umuhanzi uzwi ku izina rya Yampano, akurikiranyweho ibyaha 7. Bingahe? Icya mbere ni ugukubita no gukomeretsa ku bushake, gukoresha ibikangisho, turashize, kwangiza ikintu cy'undi, mana yanjye, kunywa ibiyobyabwenge, ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi, gukoresha imvugo zivangura, n'ifungirana ry'umuntu bitemewe n'amategeko. Kuko buriya iyo ugiye ariko ati jyewe nari mbizi ngo bamukubita. Ahangaha wabyumvishe? DJ ese waruzi ngo ivangura ryerekeza hego difa ibyo wintwarayo ntabwo nshaka kubivugaho kuko ngiye amakuru yose ndayafite ariko namaze kubyumva. Ndeka DJ myutungura ivangura ngiye ndi kukubwira erega kuba umuvugizi urumva niba bikiri mu iperereza ngiye niba kigukusanya ntuza bamaze kubigira gutya ndakwiyamye ngiyewe nari nzi ko umuvugizi wari namara kuvuga ariko ndibuze ngasandara nkavuga niba mara kubitangaza ibyaha ariko uburyo babivuzemo ndamutse ndenzaha ibi bintu birimo it's very sensitive arega erega ngibura kugira ngo mpaguruke namagane Yampano ari maze kumenya amakuru mwe nta makuru mufite. Urimo kunyumva ikintu gitangaje? Urimo kumva Yampano akubita umugore n'impamvu ubona nibo bitanayitwaye n'umwanya munini ntibamufashije ubundi ni ukuvuga ngo iyo nibyo uyu mugabo yaragezeho Fabrice niwe mpamvu ndi kwemeranya nawe ngira ufungure mike yawe. Uyu mwana w'umukobwa agize ugabona ko azapfa muri ziriya nshuti ze baba bagiye kumunoba agafata telefone agahamagara akayirekeraho. Bivuze ngo ibimenyetso byari byoroshye cyane kuko ibyo Yampano byose yakoraga nk'ibingibi by'amagambo aya magambo ngo ikintu cyaka ngo na amagambo y'iki y'ivangura. Murumva aya magambo y'ivangura uzukunya mukubitaga mubwira komeza umusa ntabyo ndibabwire muzi ko ndavuga se barababeshye. Fata mwana komeza ijambo n'iryo fungura mike yawe. Urumva rero nyine kuri izo kesi zose kuno zagiye zibaho uko nguko wari bivuze byabyo ngemeruka ibyo bari bamushinje ari biriya byo kubaya gukoresha ibikangisho gukubita no gukomeretsa no kunywa urumogi nkuko video zagiye hanze zagiye zigaragara
ariko kuri abantu mutabonye zino video ngiye kuvuga kabisa munyandikiye kuri WhatsApp yanjye ubundi nzibahereze. WhatsApp uri kubona kuri screen yawe. Abantu mutabonye video y'uyu Murundi kazi, abantu mutabonye video y'umuramyi, abantu mutabonye video za Baritazari, abantu mutabonye video za Emeline, abantu mutabonye video y'uyu nguyu yitwa Jihana, abantu mutabonye video ya Diane kabisa. Izo video zose ndazifite. Abantu mutabonye video y'uriya mu Minisitiri w'Urubyiruko muri Uganda, umva n'izindi video nyine muzi z'abastari nk'uyu Murundi kazi. Nawe ino video y'ideri gihanze vuba uyu nguyu uri kubona, nawe video irahari. Izo video rwose mvuze nimba utarazibonye nyandikira kuri 07793417 ubundi nziguhereze tu, ubundi ukande subscribe, ubundi turye shorts go duhurire kuri WhatsApp kabisa ubundi ngutemo. Ku ruhande rwo kurwana uko nabikubwiye ntangira byari bimaze icyo gihe amakuru ahari ari imihanda ava naho hafi mu nshuti ze, nuko byari bimaze igihe nyine nkuko nakubwa akajya wenda aba yabaregera, ariko nyine kubera ko yumvaga nta handi hantu ashobora kuva ngo yerekeze, akaza rwa rukundo nakita urw'agahato, nubwo Linda nawe yagiye atabivuze ngo yarafunze by'agahato, ura nawe nuko yagiye nta kintu avuze. Urumva ikindi ariko ngo mwagiye mugenzwa na kamwe nyine n'urugero nari nazagira habaye ikintu kitagira urugero, nta kintu kitagira urugero rero. Linda babarira uzamuke sheri. Linda zamuka aka kanya se sejundi yakoze ubukwe oya se, ariko ibyamamare ubifite amakuru oya nuko narindi kuri live numva avuga ati ibintu by'agahato ngo nyine nari nifashishije ibyo yatanze kugira ngo mubishe ko ibyo bintu bishoboka gaho mu ngurira umukobwa muri okay, reka twikomereze nyine ibyo ngibyo sibyo. Urumva rero nawe kwa kundi ko kumva ko urukundo rw'afite rushobora kuba ari runini cyane kurusha urwa Yamano, niye kakare niyo mpamvu niyo byabaga Yamano ibyo ngibyo bari kumushinja wenda byo kuvuga ngo gukangisha, akamubwira ati uzaramukuvuza ibyakubayeho bizagenda gutya. Mugara akavuga ati se wamugani nzabikora gute ko bimeze gutya, akabaho kwihangana no kugira no buriya impamvu ribu bitayigoye nkuko wari ubivuze kugira ngo icyo kugira bamufate cyangwa bahite baba bamucumbikiye batangire kumukurikirana ibyo byaha, nuko hari igihe amakuru hari igihe yigeze kugera wa munsi Godfather abyibuka umunsi bavuga ngo umugore wa Yamano yamureze. Abantu bakavuga ati se koko nibyo, nyuma bakaza kubihakana kiragiye byari ukuri yari yamureze, ahubwo habayeho kwa kundi urwego rukurikirana ibyaho kuntu rubanza kukugira inama rukakubwira ati wagenze gake ugakora ibi ngibi, kubona n'ikirego urimo cyaba bajeni bawe bashyize hanze bashinzwe kusakaza no gukiranze video bikirimo bikiba kiri kuburana, wagenze gake. Yamana yitaba ribu baramukansoringa aratasubira mu rugo. Iki igihe cyari amashusho yo kwa Bampora iki rumva umuvugizi wari yabivuzeho. Baramubwira ati rero ihangane utuze dore n'ibyo urimo ntabwo byoroshye, ibi byo gushyamirana n'umugore karimwe mwabyitangarije ko mubana nubwo mutabana n'amategeko, bireke ko byakugeza. Baramukansoringa arataha. Urumva nyuma rero nyine numva gukomeza gutyo kuba umuntu ashobora kuba gukunda akanavuga ati hari situation naciyemo yindi kuba narawenda narigeze kubana n'umugabo tugatandukana n'urugero, ntago nakongera kuvuga ko ngiye kongera kugenda ntandukane n'uyu, noneho mfite ibintu byatumye famiye yanjye mfata mu yindi shusho kubera ko hari ibyagiye hanze. Nimba igihugu gituye hafi na muri miliyoni 7 bakaba barabonye iyo video, ababyeyi banjye nabo barimo, yari afite igikomere cyo kumva ko nta hantu na hamwe ashobora kujya mu rugo ngo bamwakirane ibyishimo bitewe n'ibyo babonye, akavuga ati okay reka nguma wenda uyu muntu azahinduka. Ni nayo mpamvu ubona ko bino byaba reba kugira ngo umuntu bamugonge ku itariki 24 z'ukwa gatatu. Urumva ndi kukumva tariki 24 z'ukwa gatatu ibyo bintu bamugonge, ntihagire umuntu bimenya. N'umumotari wagonzwe ahetse uwo vava nawe ntagire icyo avuga, nawe niba bimenye akajyanwa kwa muganga kurindaho akize no kurumwa amazuru, akaza kubitangaza muri aya matariki y'ukwezi kwa gatanu Gadifa. Urumva ko ni wa muntu ubavugaga ati reka basi uyu muntu azahinduka, kubera iki ari kubikoreshwa nuko amukunda, akavuga ati uyu muntu azahinduka reka mbigenze gutya. Noneho rero mu minsi yashize kubera kwa kumukangisha kuvuga ati ibintu nibijyanze bizagenduka, abona noneho byanze bikunze Sanchez ziramubwira ati nyamara ahantu uzasiga ubuzima birangire burundu wibure, ushaka wakeruka ukavuga kuko nawe ubaye uri kurengana ubutabera wawe ubona. Ariko rero nawe nk'imbuguke nkuru ndumva uzi gutondekanya amagambo y'icizo nabikunze, ariko reka nze nkubaze
ni gute ushobora kuza hano ukifata ukavuga ku umuntu yari atwite utari muganga utari umugabo none se amakuru nabaho akavugwa ku buryo umenya ikiri mu nda y'umugore utari uwawe? nakubwiye ko amakuru ariho avugwa, amakuru ku buryo ujya muri nyababyeyi y'umuntu se. nyababyeyi kandi se yenyinjiyemo utayinjiramo yenyinjiyemo umupimye ugahita umushyira umwana mu nda. Ahangaha ibintu byose wabivuze numva ni sawa kandi wakoze kandi bifite warayakurikiye, ariko akantu ko kumutwitisha. None se Fabio, none ngaho tubwire iyo ndiri kwashize iminsi ubwo nyine mu byibaza impamvu y'amano nawe yafashe video akavuga ati yaranwitinda n'izi zigenda zivamo. Ahubwo ikintu nashaka kugeraho kuri ibyo by'inda, nashaka kuvuga ngo impamvu y'amano nawe yaje akifata video avuga ati yakuyemo indezi n'izi. Nashaka kuvuga ati kubera iki ubwo nimba muri icyo gihe cy'ihohoterwa yakubitwaga kuki atari bwo yakubiswe izo nda zikavamo? Oya, ibyo by'inda twaba tugiye niho nashakaga kuganisha aho ngaho, nuko bakavuze nkagira ngo bakubwire ko tugasibe, kuko kuzanga tukajya gusesengura inda y'umuntu twaba tugiye kwinjira muri vie prive y'umuntu. Niyo mpamvu wabonye ko no gendo ryo kureba inkuru iri ku Nyarwanda barimo kunenga n'umuvugizi wari erega nanone mwibuke ko turi kureba nyine ku ruhande rufite ibimenyetso, urundi rwatanze rudafite ibimenyetso narwo turi kurwirengagiza. Uruhe? urungu rwa y'amano wavuze ngo nawe ega amatwi yagiye agaragaza ko nawe hari ibindi yaciyemo, wenda we ntiyabimenyetso bifatika yari afite. Niyo mpamvu ndi kubwira kubera ikizo nda y'amano yavuze bakuyemo, niyo mpamvu ndi kubigaruka kuki ataba muri cya gihe cy'ihohoterwa ryo gukubitwa atabaga yarakubitaga umugore we izo nda zikavamo. None se ubwo tuzi gute ko yaraza zifite? Uruba tugiye kuziganiraho izo nda rero, twaba tugiye kuganira kuri nyababyeyi y'umuntu w'ikizo na toke, kandi tugerageze hari ukuntu tujya dushaka ahangaha mu kuganira tukajya kuzana na victime kumugiraho ijambo, kandi victime buriya bari victime. Niyo mpamvu hano harimo umuntu wakorewe ibyaha 7, ariko umuntu wakorewe ibyaha 7 Fabio uri kubikurikira ukabyumva. Ibyaha 7 urukumva umuntu wakorewe ibyaha 7 urukumva icyo kintu wowe. Hanyuma tukaza ahangaha tuze kuba nka ya mpano birayakoze kwa rukwirengera birangira harabitse akora ibindi bigize ibyaha. Wari uzi ko bira bintu yakoze agomba no kubiharirwa nabyo namugore agiye kubimuregera byo kumuharabika no kumusebya cyane koze cyane. Rero twibivugaho twaba tugiye gushimangira ibigize ibyaha natwe kugira ngo Yesu nashimwe. Ninde wagiye mu gishanga mu manure zari impuguke Sankara kabana ari mu gishanga. Okay, Kemenike, so urukumva rero kira kintu kinda twaba tugiye mani ni ibintu twaba ukikandovo ubusesenguzi twakora kunda mani ngiyewe iyo victime ari uretse kugenda bantu following amaze mubwira akantu abantu murageza vuba cyangwa ushaka kongeresha ingano y'igitsina cyawe, andikira ino nimero hamagara ino nimero barakufasha. Ewana barakukopeta umuti wundi ugenda ugira imboro ingana gutya, wallahi sari cy'Imana uzanshimira nyuma, andikira ino nimero barakufasha.